Uwase Bianca. Uwase Bianca ni umwe mu babyinnyi bongeye gutera imbaraga abakora aka kazi. Uwase Nadia Bianca ni umwe mu bakobwa bagaragara mu mashusho y'indirimbo babyina bamaze kubaka izina kubera ubuhanga. Uyu mukobwa w'imyaka myinshi yatangiye kumenyekana muri 2020, yagaragaye mu ndirimbo na Control ya Alison, Ubushyuhe ya Dish Price na Bruce Melody, Akanyafu ya Bruce Melody, Sawa na Elingabo, Jaribu ya Kayihura. Ikiganiro yagiranye n'igihe muri 2023 yavuze ko hari abari bafata abakobwa bagaragara mu mashusho y'indirimbo ko batari bitewe n'uko abaha babonye muri izi ndirimbo. Please subscribe, like and comment. Ati hari abadushimira bitandukira ko badufana, hari abavuga ko ngo uri ni ikirara ni iki. Yavuze ko nubwo ibyo byose bibaho hari yishimira ko abahanzi bakora nabo babaha agaciro. Undi mukobwa twaganira witwa Nadia Nana. Nadia Nana ni umuraperi akaba n'umubyinnyi wabigize umwuga. Nadia Nana ni umukobwa kumatanya kubyina, kuririmba no kugaragara mu mashusho y'indirimbo. Nawe ari mu kiganiro cyatijwe umurindi n'imbuga nkoranyambaga igatinyura benshi bari bifitemo impano yari igihe kinini iryamye ko umuntu ashobora kubikora kandi agasaruramo amafaranga afatika. Yigeze nawe kubwira igihe mu mwaka ushize ko bitari byoroshye kumvikana kumvisha abantu ko atunzwe no kubyina. Ati inyumvire iri hasi nibyo bintuze binyishyura buri kimwe. Nshobora kumva nambaye gutya cyangwa nkurira kuriya bakumva ko ngiye kwicuruza. Hari n'abamfasha n'indaya kandi sindiyo. Ndamuta Shakira K. Shakira K ni umwe mu bakobwa bamaze kwigarurira imitima ya benshi bakunda imbyino za kizungu. Amazina asanzwe yitwa Shakira Kayitare Uwimana, ariko benshi bakurikirana ku mbuga nkoranyambaga muzi nka Shakira K. Mu ntangiriro z'uyu mwaka yabwiye New Time ko gutangira kubyina byatangiriye mu muryango we. Ati byatangiye ku muryango we. Ati gutekereza kubyina nk'akazi byatangiye ku muryango wanjye. Nari mfite nyogokuru mu gihe cye yari umubyinnyi. Avuga ko yatangiye gukora uyu mwuga afite imyaka 7 ndetse atangira kubyina n'umwuga muri 2020. Umukobwa mu bwa mbere yagiye mu ndirimbo abyina zirimo iya Meddy na Lil Frank yise I Don't Care, Prayer ya Knowless n'izindi. Nyuma yatangiye kujya mu bitaramo birimo Iwacu Music Festival, Jand of Africa yagiyemo ashishwemo na Chef Silver, abyina muri Trace Award ndetse na Move Africa yaje Kendrick Lamar n'ibindi bitaramo bikomeye. Shakira avuga ko yagiriye byinshi kuri Sheila Silver, umukobwa ukora cyane utaruhuka, afite inzozi zo gutangiza ishuri yigisha kubyina ndetse no gufasha abana barenga 10 baturutse muri uyu mwuga akora nk'akazi ka buri munsi. Tugaruka mu Divine Uwayesu. Divine Uwayesu nawe ari umubyinnyi ugaragaye mu mashusho y'indirimbo baba bakunda cyamanya kubana y'Iman Mwana ya Kagame Machine ya Kicukiro. Divine Uwayesu ni umwe mu bakobwa bagezweho yagaragaye mu mashusho y'indirimbo mu gafoto. Uyu mukobwa afite imyaka 21 yifashishije na benshi mu buhanga kubera ubuhanga bwe n'imbaraga nyinshi akunze gukoresha. Avuga ko kimwe mu byatumye atitinywa bamwe bakobwa bamwe bagiye bashaka kwinjira muri uyu mwuga ariko ntibikunze, ariko yumvaga ko hari intego afite yo kuba umubyinnyi ukomeye kandi kumva agomba kubigeraho byanga bikunze. Atangiye no kubigeraho hari abandi bakobwa bari kuzamuka bagiye bigira barimo abahuriye mu itsinda ryitwa Diva Dance Group. Undi mukobwa urimo cyane akaba ari Uwase Bianca, mu gihe abandi barimo Melinda Jolie Wise na benshi. Hari kandi abitwa Jacob Sweden